Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikiye, tubahaye ikaze kuri channel yacu Ijambo ry'Umutima. Dushimiye mwe mwese mukomeje kudukurikira kandi tubaha ikaze kugira ngo muze mubane natwe mu biganiro bitandukanye. Tubashimiye ko mukomeje kudukurikira kandi tubahaye ikaze ku nkuru y'uyu munsi. Niba wifuza kugira ubumenyi butandukanye, kugira ibyo wungukira kuri channel yacu cyangwa se kumenya amateka y'ibyamamare ndetse n'ibindi byose bishobora kuguha ubumenyi bwa buri munsi, turagusaba kugira ngo kandi subscribe maze ujye uhora udukurikira mu biganiro ducisha kuri iyi channel, kuko ni channel igaruka ku nkuru zabanje zasize isomo mu buzima, tukagaruka ku byamamare byanditse amateka ndetse n'isomo byasize mu buzima bwacu bwa buri munsi. Tugaruka kandi ku nkuru z'urukundo zasize amateka z'abantu bakiriho ndetse n'abatakiriho, tukavuga ku nkuru zitandukanye z'ubuzima bwacu busanzwe bwa buri munsi, tugendeye ku byo abadukurikiye bakeneye. Niyo mpamvu tubasaba kujya muri komenti mukatubwira icyo mwifuza ko twabagezaho tukazakigarukaho. Uyu munsi rero tubazaniye inkuru twizeye neza ko ikundwa na buri wese, twizeye neza ko muri buyikunde. Uyu munsi tuzanye inkuru ireba cyane cyane abakunda gukurikira umupira w'amaguru mu Rwanda. Mu mupira w'amaguru mu Rwanda cyangwa se mu mupira w'amaguru w'u Rwanda hari izina ryanditse mu mitima ya benshi. Iryo zina ni izina ryerekana urukundo, ubwitange n'ubwiyunge ndetse ni izina ryahuje abanyarwanda bose. Iri ni ryo zina rya Rayon Sport Football Club, ikipe yiswe Gikundiro y'u Rwanda. Inkuru twabazaniye rero uyu munsi igiye kugaruka ku mavu n'amavuko y'iyi kipe. Ese yabayeho ite? Ese yashinzwe nande? Ese ibikombe yaba yaratwaye n'ibingahe? Ese kugira ngo ishingwe hari hagamijwe iki? Ese icyo cyari kigamijwe cyaje kugerwaho? Abifuza kumenya ayo mateka y'iyi kipe, cyane cyane abakunzi bayo, turabashishikariza kuza kugira ngo mubane natwe muri iyi video y'uyu munsi igiye kugaruka ku mateka ndetse n'ibigwi by'ikipe ya Rayon Sport. Reka dutangirire ku mavu n'amavuko y'iyi kipe. Rayon Sport yashinzwe mu kwezi kwa Gicurasi mu mwaka w'1965 mu mujyi wa Nyanza, aho ni mu majyepfo y'u Rwanda. Iyi kipe ya Rayon Sport yashinzwe n'urubyiruko rwakundaga umupira muri icyo gihe, ndetse urwo rubyiruko rwari rufite icyizere ndetse rwari rufite icyifuzo cyo kugira ikipe ihagararira abaturage. Muri make bashakaga gushinga ikipe itari iy'umuryango runaka cyangwa se itari iya leta, ahubwo ikipe ya rubanda. Icyo gihe Rayon Sport yari ikipe y'abanyamahoro ndetse yakinirwaga n'abasore bafite impano ndetse bafite ishyaka ryo guteza imbere umupira w'u Rwanda. Izina Rayon ryaturutse ku ijambo risobanura akarere cyangwa igice. Byerekanaga ko yari ikipe y'abaturage bo mu karere ka Nyanza. Ariko nyuma y'imyaka mike ikipe yakunzwe cyane yaje kugeza ubwo yimukira mu mujyi wa Kigali mu mwaka w'1986 kugira ngo irusheho gukura ndetse no kugera kuri byinshi. Kuva icyo gihe ubwo Rayon Sport yageraga mu mujyi wa Kigali yabaye igikundiro koko. Yatangiye gukundwa n'abanyarwanda bo mu mpande zose z'igihugu, kuko ntabwo yari ikipe y'umuryango runaka, ahubwo yari ikipe y'abanyarwanda bose. Ndetse no kugeza kuri ubu ngubu aho Rayon Sport yajya gukinira hose, yaba i Kigali cyangwa mu mpande zose z'igihugu, abayiherekeza baba benshi, bakayiririmbira ndetse bakayivuga ibigwi bavuga bati Rayon, Rayon, Gikundiro ni imwe. Kuba Rayon Sport yarigize ikipe y'abaturage byayihaye izina rihoraho. Abafana bayigira urukundo rudashira ndetse barayikunda cyane. Barayibyinira, bakayiririmba ndetse bakayivuga ibigwi, bavuga uburyo ari ikipe nziza kandi ari ikipe bakunda cyane. Reka tugaruke ku byiciro ndetse n'amateka n'intsinzi bya Rayon Sport. Rayon Sport mu bihe bitandukanye yagiye yandika amateka akomeye mu mupira w'u Rwanda. Yatwaye ibikombe byinshi bya shampiyona ndetse n'ibyinshi bya Peace Cup, ubwo ni ibikombe by'amahoro. Mu mateka yayo yagiye ihangana n'amakipe akomeye nka APR FC, Kiyovu Sport, Mukura, Police FC n'ayandi. Ikaba yaragiye yegukana intsinzi zikomeye ndetse itsinze ayo makipe yose twagarutseho. Mu mwaka w'1998 Rayon Sport yabaye imwe mu makipe ya mbere mu Rwanda, yarageze kure mu rwego rw'amarushanwa nyafurika, agaragaza ubukombe bw'abanyarwanda mu mupira w'amaguru. Abakinnyi benshi banyuze muri Gikundiro barazwi cyane, barimo abakinnyi nka Itangishaka Jean Baptiste, Romani Frank, Jimmy Gatete, Ndikumana Hamud ndetse na Pierrot Kwizera.
Aba bose ndetse n'abandi bagiye baca muri Rayon Sport kuva igihe yashingiwe kugeza ubu bagiye bandika amateka atazibagirana mu mateka y'iyi kipe. Noneho reka tuvuge ku buzima bwa Rayon Sport muri iyi minsi. Uyu munsi Rayon Sport ni ikipe ikomeye ndetse ikomeje kuba ikimenyamenya bose mu Rwanda no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ifite abafana benshi barenga ibihumbi, ifite ubuyobozi bwiyubashye ndetse n'abakinnyi bakiri bato barimo kubaka izina ryabo mu ikipe yabo ariyo Rayon Sport. Nubwo yagiye ihura n'imbogamizi nyinshi mu miyoborere cyangwa se mu bushobozi, ariko Gikundiro ariyo Rayon Sport yahoraga isubira ku isonga kuko ifite umutima wa rubanda. Mu by'ukuri ishyigikiwe na rubanda nyamwinshi kandi mu by'ukuri ifite abafana benshi. Biyiha uburenganzira ndetse n'ubushobozi bwo kubasha kudasubira hasi nubwo yaba yahuye n'ikibazo cy'ubushobozi. Iyo urebye abafana ba Rayon Sport ubona urukundo rutagereranywa. Ni ikipe yubatse urukundo hagati y'abantu batandukanye, abanyarwanda, abanyamahanga, abato n'abakuru, bose usanga bayirahiriye ikipe ndetse bavuga ko ariyo kipe yabo. Ndetse niba nawe uri kumva iyi nkuru warigeze gukurikira ibijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda, ukaba utari wumvira izina mu matwi yawe, waba ubeshya ko wigeze kuyikurikira. Ikipe ni ikipe iri mu mitima y'abanyarwanda benshi, yego si bose ariko abenshi usanga uyumva mu mvugo bagenda bavuga bati niyo kipe ifite ubushobozi, abandi bati niyo kipe ifite abakinnyi beza, abandi bati niyo kipe itwara ibikombe, abandi bati niyo kipe y'abanyarwanda. Mbese bavuga byinshi bitandukanye bagendeye ku marangamutima yabo. Ese wowe waba uri umufana w'iyi kipe cyangwa waba uri umukunzi wayo? Ese waba hari icyo wumva tutagarutseho ku bijyanye n'iyi kipe? Nabwo watubwira muri komenti. Reka tugane ku musozo. Icyo twavuga, Rayon Sport si ikipe gusa, ni ikimenyetso cy'ubumwe, urukundo n'ishyaka ry'abanyarwanda. Itangiriye muri Nyanza nk'ikipe y'urubyiruko ndetse nk'ikipe y'abaturage, ikipe ya rubanda nyamwinshi. Ikomereza muri Kigali, none ubu yabaye ishema ry'igihugu cyose. Uko imyaka igenda ishira ndetse n'indi igataha, Rayon Sport igenda ishyira urukundo, umunezero mu mitima y'abanyarwanda. Kandi kugeza n'uyu munsi izina rya Rayon Sport riracyasobanura ibintu bikomeye ndetse ibintu bitatu by'ingenzi ari bwo ubwiyunge, urukundo ndetse n'ubwitange. Ibi ni byo bituma kugeza ubu ndetse n'indi minsi yose izaza Rayon Sport ikomeza kuba Gikundiro y'u Rwanda. Ndetse ibyo bintu bitatu by'ingenzi bisobanurwa n'iyi kipe ari byo ubwiyunge, urukundo ndetse n'ubwitange, nibyo bikomeza gutuma iyi kipe iguma mu mitima y'abanyarwanda ndetse abayikunda bagakomeza kwiyongera. Ndetse bazaba igisekuru n'igisekuru kuko ari umubyeyi abyara umwana akamubwira tugomba kuba umufana w'iyi kipe, ndetse n'umwana akazakura avuga ati ngomba kuba umufana w'iyi kipe, ndetse n'abo nzabyara bose bazaba bafana iyi kipe. Rayon Sport rero ntawashidikanya yuko ari iyi kipe y'ubukombe ukurikije abafana yaba ifite mu gihugu hose. Ndetse hari n'abakunda kujya impaka bavuga ngo ese ari iyi kipe ndetse na APR niyo ifite abafana benshi cyangwa niyo ifite abakunzi benshi? Ese mwebwe muri komenti mubona ari iyi ifite abakunzi benshi? Ni APR ni Rayon Sport? Muratubwira muri komenti, munatubwira uko mwamwumvishe iyi nkuru. Tugannye ku musozo ndetse n'iyi nkuru twari twabateguriye. Inkuru yagarukaga ku mateka, amavu n'amavuko y'ikipe ya Rayon Sport tuzi uyu munsi. Twababwiye ko yatangiriye mu karere ka Nyanza ndetse ubu ngubu ikaba iri mu mujyi wa Kigali ariho ikorera ibikorwa byayo. Tubashimiye ko mwabanye natwe kandi tubashimiye ko mukomeje gukunda ibiganiro tugenda tubagezaho bitandukanye. Inkuru zacu nakagaruka, mukore subscribe kandi mukore share, mujye muri comment mutubwire ibyo mwifuza ko twazabagezaho. Mukomeze kudukunda kandi mudusharinge n'abandi bose bumva inkuru zacu. Turabashimiye, mukomeze kugira ibihe byiza. Ciao ciao.